mukanya ahantu waruvuze ngo ubugome bwa FPR inkotanyi ntaho bwigize buba bamugani bugenda bukuza n'umurego mu gihe isi ibindi bihugu baba bashaka uburyo batera imbere mu ikoranabuhanga muki bari abo bagenda bariteza imbere mu bwicanyi n'ubugome dufatanyije na mutagatifu Kizito Mihigo kugira ngo turebe ko u Rwanda rwamera nk'ibihugu turimo. Nagiraga ngo ariko nibutse n'abantu badukurikira ukuntu FPR yagize yashize en pratique cyangwa se yatangije ibintu byo navuga atari gacaca gutangiza ukuntu yakwica abanyarwanda. Genocide cyane icyo nge nita genocide y'abahutu. Ntaga ni ibintu byatangiye mbere ntuza FPR gitera u Rwanda. Nuko byibutsa burya ni ngombwa kugira ngo abantu batazabyibagirwa. Ntabwo nge numva ikintu uwo muntu aba yihishe kuko icyo waba uri cyose waba umuhutu waba umututsi niba warahunze FPR utari kora nka ziriya ntore zijya kubyinira Kagame ukaba warahunze kariya gatsiko intego bafite ni ukukwica. Ikiza rero wagombye kuvuga ibintu wabayemo nibitagira uwo wenda bifasha wundi wowe nibura ubu bayetemwe bazagira ibyo bagutwara ariko wavuze ibyo ugomba kuvuga. nongeye kwishima ko nongeye kuza kugira ngo dutange umusanzu tunenge ubutabera. Turakwishimiye natwe. Ntabwo nari mfite umwanya ariko ikintu kijyanye n'umusanzu w'ubutabera n'igihe nzaba ndwaye numva nzafata akabando kuko nicyo kintu cyashenye u Rwanda n'ubu kikirusenya. Nicyo cyakuruye amacakubiri n'inzangano zirenze izari zihari mu gihe twari tugeze igihe cyo kwiyunga no kongera kugaragaza ku byabaye haje mu butabera biraza igisongo hagati y'abanyarwanda no mu mibanire yabo. Ndasubiza rero abo turi kumwe mu kiganiro nubwo ndi kubareba sinzi ikibazo ntabwo nzaba turi kumwe ariko ndabasuhuza bose ndabahobeye ndabakunda. Icyo nzi cyo nuko turi ku rugamba ndasuhuza abantu mu cyumba cya kabiri ndabakunda. Hariho nabonye wahananze kare namufatiye ku gahanga muze dusangire ikiganiro ariko ibiganiro tujye tuvuga byose ibigahere hano muri Zoom cyangwa se mu biganiro tujye tubisangiza n'abandi. Buri muntu yibone mu kiganiro buri muntu agire igikomere nimba yakize ari muri iki kiganiro inyuma abashe no gufasha n'undi kugira ngo aruhuke ko ntabwo turi hano kugira ngo twivure twenyine tugomba kuvura n'abandi bantu bose bo mu mpande zose bagahaguruka duharanira ubutabera bwunga. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uhaye abanyarwanda abatubona n'abatatubona buri kubona n'abutabona ariko bateze amatwi barumva. Reka duhe n'ijambo rero umushyitsi ariko arahita w'umusangwa ntabwo ari umushyitsi kuri radio ariko muri iki kiganiro n'umushyitsi twamuha akanya akabasuhuza akabaha n'ubutumwa yifuza kubagezaho. Ambasuze niba ari njye mwisi umushyitsi ni wowe Rambo Scott twishire hamwe ndamenyerewe kwese n'ijoro mukanya ahantu waruvuze ngo ubugome bwa FPR inkotanyi ntaho bwigize buba bamugani bugenda bukuza n'umurego mu gihe isi ibindi bihugu baba bashaka uburyo batera imbere mu ikoranabuhanga muki bari abo bagenda bariteza imbere mu bwicanyi n'ubugome. Icyo rero nicyo cyaduhagurukije nicyo dushaka kurwanya dufatanyije na mutagatifu Kizito Mihigo kugira ngo turebe ko u Rwanda rwamera nk'ibihugu turimo by'Uburayi. Baharanire ko umuturage yatera imbere ku gihugu cyatera imbere bahagarike iterambere ry'ubwicanyi. Niba ari iterambere niba ari iteranyuma ntawamenya. Murakoze cyane. Nta zina tukibona twavuga niba ari iterambere cyangwa ari iteranyuma ibyo byose bizagaragara ngo nta gahishe katazagaragara. Nawe Bwana Bosco Bwana Gaston wasuhuza abadukurikiye umaze kuba umusangwa muri kiganiro noneho tugakomeza. Murakoze Bwana Inosa kuba mumpaye ijambo. Nagira ngo nanjye suhuze abo turi kumwe muri iki kiganiro mere kuri Irimine mubwire nti kaze neza urisanga uri wawe. Nsuhuze na Jean Bosco
wavuze ngo ni umushitsi ariko njye nari mumenyereye ari umusangwa buriya wenda nuko aribwo bwa mbere duhuriye hano suhuza ariko n'abadukurikiye cyane cyane kuri YouTube no ku zindi mbuga zishoboka n'abagenda basaranganya ibiganiro nabo mbasuhuze mbabwire ko kugira ngo bigere kuri benshi no kujya abana bifata bakabisaranganya via za media zindi za WhatsApp za Twitter za n'izindi zose bazashobora gukoresha za Telegram. Ubwo nabo mbasuhuze rero nifuze nizere ko turagira ikiganiro cyiza kandi tukagira n'icyo tumarira abanyarwanda badutega amatwi tukagira icyo tubungura nk'uko Elimine yabivuze tugatangira no gushyira mu bikorwa ariko ibintu tuvuga nuko murakoze bwana minisitiri. Murakoze cyane. Ntabwo turi kuvuga amasigara cyicaro, ni ibiganiro bizavamo ingamba tugomba gukoresha kugira ngo dutange ubutabera abanyarwanda koko bakeneye bavukijwe n'ingoma y'agatsiko, ingoma y'abicanyi, ingoma y'abagome tutigeze tubona mu mateka yacu. Madamu Karinganire, turagushimiye ko turi kumwe hano, ndumva wafata akanya ugakomeza bwa buhamya bwawe kwa kundi wo muri abanyarwanda, noneho tugakomeza duha ijambo na bwana Jean Bosco, twese tukayadusangira tuvuga ibyo twiboneye, ibyo twumvise kandi tubibwira abanyarwanda kuko biri kubaka cyane. Umwanya no wawe. Urakoze kumpa ijambo minisitiri. Erega ubuhamya bwanjye se nzabutanga kugeza ryari? Jewe mu byubahiro byanjye numva nakwakira Bosco, ni ubwa mbere tunahuye, ndanamusuhuje cyane. Ibyanjye bihora bitogota rwose, ndeke Bosco muri cyubahiro akwiye nk'umusaza wanjye mutoya, mbe mpembera aho biri. Erega ndahembera nkumva byagiyeho kanyegore. Bosco rwose muhari mwanya. Ndumva ntacyo mbura naho mpento twari duhereye ku mutegarugori muri bantu mutegarugori sava ariko ntacyo nibo muhaye umwanya ariko nagira ngo mbonereho n'akaryo ko kuvuga. Ntabwo Elimine ari we nyirabayazana wa Gacaca, ntabwo ari nawe Kamara muri Gacaca. Nafashe intambwe kugira ngo nze ngira abo mpamagara dufatanye kubaka u Rwanda. Nateye intambwe kugira ngo nze no muri abanyarwanda, ubabaye aze mufata ukuboko tugendane, uko jewe wenda nshobora kuba nkomeretse gato cyane, arakomeretse ku kuguru konyine, mu mutima nkaba nkibasha kuvuga. Nahagurutse kugira ngo abantu batobore bavuge. Nyakubahwa perezida aratubaza ngo mutobore muvuge. Jewe yatanze inama ndatobora, wowe utaratobora utegereje iki? Kuki ushaka ko ari gihe gutoborera? Ese ye wa munyarwanda we, reka mbanze mbatonganye mbone kuza kuvuga. Wa munyarwanda we wababaye, wapfushije, watotejwe, ukinatotezwa, wapfuye ugahambwa, ukanahamba, ugapfa uhagaze, ukanahamba noneho ugahamba, ukaba ugicecetse ngo Elimine atazaza kuvugire. Kuki utaza ngo dufatanye? Urabura iki? Ngenda kubwira ko je nta wanjye bishe, nge nta muntu wanjye wapfuye muri Gacaca, nta n'uwanjye wafunzwe na Gacaca, ariko ndi umuntu, nambaye inyama y'umuntu. Ndeka no kwishyira abantu benshi bavuga ngo ndi umurokore. Ntabwo ndi umurokore, ariko ndi umukristo ukunda umuntu, ukunda n'igihugu, ukunda n'abanyarwanda. Ibyo niba twarabihagurukije mwiza kutureba mu ndorerwamo ngo turebe hano. U Rwanda rukeneye kumenya amateka, u Rwanda rukeneye kumenya ibyabaye. Ntabwo ari byo uzaza ngo mvuge ngo nurangiye uce mu gikari zimba zitarimo. Burya biryo wavuze n'ibyanjye. Oya, ndabizi, sinzi kubeshya, sinzanabeshya. Haguruka uze tuvugane. Uravugira mu gikonoshwa kubera iki se? Ntabwo bikunda. Ubundi kuba cyane abavandimwe nkunda nitangiye. Ndi Burayi, mfite inzu, mfite ibyangombwa byemerwa n'umufaransa. Nta mufaransa ubundi usha uburenganzira. Kuryama se ngasinzira nka kwihorera ugapfira buriya aricyo bintwaye? Ntacyo bintwaye. Ariko ntabwo nasinzira kuko nzi kubabaye. Va mu gikonoshwa cy'ubwoba rero, uze dufatanye, uze turwanye agahotoro, uze tuvuge FPR. Nimba utanayizi uyizi w'agace, uzajya umbwira nkwibutse hari ibyo utazi.
dufatanye n'abandi tuve mu gikonoshwa rwose ntabwo tuzayitsinda si tuzayitsinda abantu bese mufite ukuri turi kuvuga ndashimira umugore wo muri Canada ubwo nawe naze abantu bose nimuduhe amazina y'abanyu bapfuye bazize gacaca twinabwo dukeneye kuza ngo mutubwire ngo irimine imitima amayiro no ntabwo ari byo abantu banyu bari he ni bande bitwa nani baguye bishwe n'abandi ibyo turabishaka cyane nta mpamvu rero yo kumva ufite umuryango ye twebwe dufite ubwenge buke nta tutwaremeye n'ubundi nta gihugu kitagira igitambo ariko byibura dufasha uduhereze amakuru je ntabwo sinakwiriye u Rwanda gace gashoboka kandi igihe bigaragara ngo nta hantu hari umutekano nibaza ngo hahandi wowe uturuka wowe hatagize kivugira hatagira ubavugira uri hehe dufite nimero za telefone dufite ikiganiro dufite za mail tugira iki nimuduha amakuru epurirwa yigama ngo ibyiza yatanze gacaca genocide none se kuki twe tugaragaza bacu bapfuye muri genocide mwemwe kuki mutagaragaza mu bapfuye muri genocide ya gacaca harabura iki kumize mutura amahonga aho mucicike ntabwo mbatutse kumba marakariye hanyuma mbasabye imbabazi nyakwa minister manje kubacyaha hanyuma ndaza gukomeza nyuma ariko nagira ngo mbaho ubutumwa bahamagara je ndumva ubwo butumwa ndagushyikiye tugomba guhiturana bikomeza kuvuga ngo iri binemwe mayire PM Ntagara minister nani ntabwo twumva mwebwe mufite n'abanyu turi kugenda dukandagiraho tubakandagiraho n'inkweto badataka amarira yabo ari kurira amarira yanyu ari kurira yabo bari gutaka nge ndatabariza abo nabonye abanyu bari gutaka mwasigariye iki niba mwasigaye ngo mumare iki mabintu ntacyo mubakundaho niba mudukomeza guceceka nimureke kugirwana mu ariko nimutubwire tugaragare tubone koko tutanavugira n'ubusa nimbucecetse se baramwishe kuri gacaca bakamuhamba munsi ya gereza y'Ikibungo n'ahandi abandi bakamujyana muri toilette yiwanjye mu rugo abandi bakamujyana muri toilette yo kwa Irimine abandi bakajyana muri toilette yo kwa Pandanyuzwe n'abandi abandi bakajyana muri toilette yo kwa Momo akaba yicaye aho ngaho bari kuza kunyasika n'abahati kwati gusi muri bintu muhaguruke muze muri ibyo mwabana nimutaririra abanyu sijye uzabaririra n'amarira yanjye azarira agera ubwo ashiramo nicara ntabwo ari gifite amarira menshi y'abanyarwanda komera turi kumwe gusa ndabakunda nta kintu urakoze turasubira ubutaha nari ngifite ako kantu ko kubabwira ikiganiro kiri gukomera ariko ngo ngire gito cyanjye gito cy'ubundi cyumvireho mama umubyeyi yakunda abana ntabareka ngo bagende gutyo urabacyaha kugira ngo bagire aho bagera nawe nge nagera utampaye amakuru yaho nge ntageze guverinoma y'u Rwanda ntabwo izicara ngo ice urubanza rw'abantu batayiregera batayigaragariza ibibazo ntabwo minisitiri azaza ngo yicara agiye kuri nuze ku kiganiro atagaragaza ese ni minisitiri wanjye nabo mvuga ni minisitiri w'u Rwanda rwose n'abahutaye bose n'abatojwe na gacaca nimutanga ikirego muvuge bishe n'abishwe hanyuma tubashyire ku mugaragaro ubutabera discipline de temps turabutegereje kandi tuzabuhabwa kandi abacu bagomba guhabwa ubutabera byange bikunde nzaba ndiho nzaba ntakiriho ubutabera buzabaho mukomere cyane urakoze guhitura abanyarwanda ngo abwirwa benshi akumva beneyo ariko ikintu gikomeye ugarutseho ni ibintu byo kumva ko hari abo abashinzwe kuvuga hari n'abandi bitareba ugasanga ngo uzamvugire ibi ukagira ngo we nta munwa afite ngo ndacyafite ubwoba ngo mu Rwanda mfiteyo abantu ukagira ngo twebwe nta bantu tugirayo nta munyarwanda wagombye kwitwaza ngo mfite abantu ngo FPR itazabica izabice none izakora iryo kosa ko nta makosa yongera kuba ntabwo leta ibishinzwe kwica abaturage ni ukubarinda kandi ibyo tuvuga ni ibintu byabaye ntabwo ari ibintu duhimba niyo mpamvu umunyarwanda witwaza ngo mfite impamvu ngo mfite mukecuru mfite
umwana mfite umuvandimwe ngo ntacyo navuga, uri gukingira ikibaba inkotanyi zo zamaze kudusebya, zamaze kuvuga ku isi yose ko ari abatagatifu. Niba duhagurutse twese tukabivugira rimwe, muzabona ingaruka. Nimureke uwo muco wo kumva ko hari abandi babishinzwe, wowe utabishinzwe, utobore uvuge. Muri akanya rero nk'uko wabyifuje, mbere yuko twinjira mu kantu kandi ku buhamya ibyabereye muri wenda mu Gatsata, ibyabereye muri Ngenda, ibyabereye Gisenyi mu Kanama, reka duhe ijambo rero Bosco nawe koko yakurikira ibiganiro byacu bimwe na bimwe, afite nawe icyo yatubwira kandi gishobora kubaka abanyarwanda kuko ari wo musanzu turi gutanga. Umwanya n'uwawe Bosco. Urakoze cyane Innocent. Iki kiganiro kiragira giti gacaca y'ukuri. Gacaca y'ukuri ubundi nyine ni gacaca ni ijambo inkotanyi zashimuse kugira ngo zirikomerezemo jenoside zakoze. Nk'uko twagiye tubyumva mu biganiro bitandukanye, nk'uko tubisoma mu bitabo bitandukanye, ndetse n'ubuhamya bwa benshi babibonye bari bahibereye, tumaze kumenya yuko jenoside yaba yakorewe y'abahutu yaba yakorewe abatutsi, izo zose zateguriwe mu Bugande. Iy'abatutsi bayiteguye bagira ngo babone ikizabicaza ku ntebe, bagiye babona uko biriza babeshyera abahutu, ariko ubundi y'abahutu yo yateguwe na mbere y'iyo kubera yuko nta rukundo bigize bakunda abahutu. Ubwo rero na gacaca twavuze ibyo babonye badashoboye kubica bose ngo babamare, babandi bavugaga bati abitwa twarabishe, abaducitse nabo twarababaye. Barebye ababacikiye mu Rwanda no mu mahanga, baravuga bati aba kugira ngo dukomeze tubice ya jenoside tuyikomeze mu baducitse, reka dushireho gacaca. Gacaca ubu muri iki gihe umuntu yavuga yuko ari impuzanyito na jenoside, mu gihe ijambo ryacu tutari twarisubirana ngo dushireho gacaca y'ukuri. Rero iki ni igihe cy'uko buri munyarwanda wese ahaguruka, cyane cyane urubyiruko nirwo mpora mbwira, ndetse n'abatari binjiraga mu rubyiruko bafite imyaka 10 n'ingahe nabo bagomba guhaguruka bakamenya ibikorerwa mu gihugu cyabo, nibo bazarwubaka ejo bundi. Rero niba rureka rugakomeza rukazamba bizabagora. Nyine abatinya guhaguruka bavuga ngo dufite abantu mu Rwanda, ahubwo ufite abantu mu Rwanda nicyo cyagutera imbaraga. Icyo cyagutera imbaraga kubera yuko uri kureba ukavuga uti se uriya muntu azabahe. Bariya abantu ni nkaho bari mu muriro. Ngewe mbigereranya nk'umuntu wenda wari uri mu nzu ari kumwe n'umuryango we, amabanda akamugwaho, agahita bavuga mwese muryame hasi, urubura umutwe ndawurasa, urubura umutwe ndamwica, mvuge yuko yahuje amashoka. Ariko Kizito byagenze. Rero abavuga ngo baraceceka, ubundi se baraceceka babeho? Aba baraceceka babeho batariho, basikamiwe, bameze nk'uwo babwiraga usikamiwe n'igisambo. Iki ni igihe cyo guhaguruka. Ufite abantu mu Rwanda ahubwo yakababwiye nabo bagahagurukana nabo, aho kugira ngo ntinye guhaguruka kubera abo, ahubwo nibahaguruke duhagurukane. Ubu rero nta mpamvu nanjye nimwe mbona yatubuza guhaguruka tugahagarika iyo jenoside inkotanyi zateguye zikayikora, zikaba ziyikomereje mu byo zikora. Havutse ikibazo, muri kumwumva? Ashobora kuba agize ikibazo cya network, urabona? Ni igihe cyo guhagarika jenoside, twamara kwiha ejo hazaza h'igihugu cyacu heza. Sinzi uri kunyumva ubu? Ubu turi kukumva. Mubare ndi mu nzira, ariko mwanyibutsa ndagira ngo naringeze nyine wariho urasaba urubyiruko ko ruhaguruka. Niba n'umuntu afite gutinya ngo atinya ari Burayi, ahubwo yakagombye kubwira na mwene wabo, ahubwo akamuhagurutsa aho kugira ngo mumubwira ngo natinya. Yes, ni muri ubwo buryo ari kuvuga, kandi ni ibintu bikomeye.
network yawe ni ikibazo ntabwo turi kukumva neza. mube mukomeje mu kanya cyangwa muri kunyumva nkomeze. turakumva. Nibyo nababwiraga, twese tugomba guhagurukira rimwe tugahagarika jenoside iri gukorerwa abanyarwanda mu buryo butandukanye, noneho tukubaka ingamba zidufasha kubaho nk'uko ibindi bihugu bibayeho, nk'uko ibihugu by'i Burayi turimo bibayeho, nk'uko ibihugu bya Amerika bibayeho, aho bihora bishishikariye guteza imbere igihugu, guteza imbere buri muturage. Rero nicyo naba mvuze, buri wese agomba guhaguruka, nta mpamvu n'imwe mbona yatubuza guhaguruka. Urakoze cyane ku bijyanye no kumobiriza, kubwira abantu ko bagomba guhaguruka bakavuga, kandi ushimangiye ko urubyiruko ariyo nkingi ikomeye izafasha abanyarwanda kuva muri ibi bibazo. Urubyiruko turashima ko rwahagurutse, abenshi barahagurutse, tubibona cyane cyane kuri studio Umutware, aho muba mwateraniye mukabwira abanyarwanda ikibari ku mutima, mugashyigikira ibikorwa by'abakuru. Cyo ni ikintu cyiza cyane. Uraza kugera igihe uvuga noneho kuri Gacaca nyirizina, kubera ko ibyo byose ntabwo ubuze ikintu uzi kuri Gacaca wiboneye n'amaso yawe cyangwa wumvise. Ariko mbere ko tukigeraho, reka duhe ijambo na Gaston nawe akomeze noneho muri wa murongo twatangiye wo kubwira abanyarwanda ibibi Gacaca yabakoreye, kugira ngo tuyisige inyuma, twubake ubutabera koko abanyarwanda bifuza. Mwanya n'uwawe Gaston. Murakoze cyane bwari Innocent kuba mumpaye ijambo. Nagira ngo nshimire Jean Bosco kiriya gitekerezo cye cyo kumobiriza urubyiruko. Nizere ko mu kanya arashobora kwenda kureba aho abaparitse tukavugana neza, rezo ye ntiyongere kugenda. Nagira ngo nshimire cyane Irimine kuri kiriya gitekerezo cye cyo kuvuga ati njya hondi nta kibazo mfite, nshobora kubaho neza, ariko birampangayikisha kubona abanyarwanda bakomeza kwicwa urubozo. Ntabwo byatuma nsinzira, kuko icyo mparanira ni ukugira ngo abanyarwanda bose bagire amahoro. Ibyo bitandukanye kure rero na bamwe tubona bagera muri ibi bihugu byo muri Oksida bakaryama bagasinzira, bakumva ko bageze iyo bagiye, bakibagirwa, bakaba nk'abandi bavuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Nyamara icyamwirukansaga kigihari, ntabe yasubira inyuma ngo akibuze kuzongera kumwirukansa. Twese ntekereza ko ariyo ntego yacu rero, kugira ngo icyo kintu kitwirukankisha tugihagarike aho turi hose, aho twaba dukomoka hose. Ubwo wenda ko nta kari gaciyemo, nagiraga ngo ariko nibutse n'abantu badukurikira ukuntu FPR yashize en pratique, cyangwa se yatangije ibintu byo navuga atari Gacaca, gutangiza ukuntu yakwica abanyarwanda. Jenoside cyane cyane icyo nge nita jenoside y'abahutu. Ntaga ni ibintu byatangiye mbere ntuza FPR gitera u Rwanda. Nuko byibutsa burya ni ngombwa kugira ngo abantu batazabyibagirwa. Iyo programu murabizi ko bahise ngo ni programu ya Punguza. Donc programu yo kugabanya abahutu mu gihugu, ngo kubica, ngo kugeza igihe ngo umubare w'abahutu usigaye ungana n'uw'abatutsi. Niyo programu batangije, niyo ubu ngubu bagikomeje. Iyo jenoside rero y'abahutu ubu tugomba kujya tuyivuga. Hari abavuga ngo ntimuzayivuge ngo kuko ONU ntabwo yayemeje. Wenda tuzabigarukaho, twerekane ko ukuntu na ONU ibifitemo uruhare, n'ukuntu abantu bamwe bakora muri ONU, cyane cyane abantu b'abagabo bafite inshoreke z'intore cyangwa se z'abatutsikazi bo muri FPR, bashinzwe nyine kwica amadosiye yerekana ububi bwa FPR, ibibi FPR ikorera abanyarwanda, cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu. Iki ngiki nkivuze kuko FPR nayo ifite abandi bantu ikorera, ariko ubwo ntabwo ari ikiganiro cy'uyu munsi. Icyerekeye rero n'ibyo Punguza byatangiye muri 90, FPR gitera u Rwanda, ihera muri muri prefecture ya Byumba na Ruhengeri n'agace ka Gisenyi, muri zira komini za Kanama, ahantu hegereye ibirungo. Iyo Punguza bayitangiye uko bateye bakagenda bakica abahutu gusa. Ikibazo zagize rero inkotanyi nuko hari abatutsi nabo bahagurutse baravuga bati no muri kutwicira abavandimwe,
niho bagiye batera noneho bakica abagogwe, barangiza bakavuga ko ngo ni Habyarimana, ngo n'abasirikare ba Habyarimana babishe, ariko aribo babiyiciye, ari FPR yaje ikabica. Iki porogaramu yari igamije rero ni ukwica abahutu d'abord, n'abatutsi bashobora kuvuga bati abo bavandimwe bacu muri kubicira iki, cyangwa se bakavuga bati ntabwo twemerwa ubwicanyi bwanyu. Iyo porogaramu rero yapunguza yatangiye muri 90, yakomeje muri 90, urebye na 5 na 6 na 7, bica abantu mu za Kibeho, barakomeza mu nkambi zari ziri muri Kongo zose, barakomeza barabakurikirana, noneho bica n'abakongore batari d'accord cyangwa se batemeraga ubwo bwicanyi. Iyo ni ya porogaramu yapunguza. Ikindi rero cya gatatu, doko ako na agace ka kabiri, agace ka gatatu rero kapunguza niko kagikomeje ubu, ni inkiko gacaca. Inkiko gacaca burya ni porogaramu yapunguza igikomeje, yitwaje ubutabera, ikabikomeje muri wa murongo wo kugira ngo barebe ukuntu bakwica abahutu. No kuvuga ko baragufata niba utemera ibyo amahame ya FPR, cyangwa se ukuntu kari agatsiko gakora, bakagufunga, bakagukatira perpetuité, ibintu byawe bakabigutwara, hagira n'umundi muntu uvuga yaba ari umuhutu bakahita bamushyira mu munyururu. Mumbabarira, ubushize nabahaye urugero rw'umuvandimwe cyangwa se umuntu tuziranye nkiri muto witwa Bugabo iwacu, bamufunze bamuziza ko ngo atagiye gushinja abantu, cyane cyane umugabo witwa Musabyimana Donatien. Bamufunga imyaka 2, avuye magezi wabo hashize iminsi 2 arapfa. Uwo muntu mbere yo kumufungura baramuroze, bamuhaye utuzi, ageze mu rugo nyuma y'iminsi 2 arapfa. Donc murumva ko ni ya porogaramu yapunguza igikomeje. Ibyo bintu tuvuga ibintu hano dushobora gusubiramo, kandi dufite n'abantu babikoze. Ibyo bintu bazivamo Christophe abizi neza kuko yarari nyuma yabyo. Abo bantu mvuze arabazi, azi neza ko ari bafungishije, azi neza ko agakobwa k'agatutsi kazi bashoboye umuryango wa Musabyimana Donatien washoboye kurokora. Ako kana karaje karabivuga, ubu ni umudamu, ni mukuru, aravuga ati bari abantu barampishe, nyabuna uriya mugabo ararengana. Christophe bazivamo arahaguruka aravuga ati mumwigize y'uwo mwana ntabyazi. Anyamara uwo mwana yarahari. Christophe bazivamo ntabwo yarahari, ntabwo yari mu Rwanda muri 94. Ubwo Christophe yicishije abantu iwacu ku buryo hari n'imisozi ahantu inzira zarasibye kubera nta bantu bashobora kuzinyuramo. Uriya mugabo yakoze ibintu bibi byinshi. Donc ibyo ni ukugira ngo mbereke ko ya porogaramu yapunguza FPR iracyayikomeje. Ubu noneho ni inkiko gacaca zafashe ibyo navuga rohore, cyangwa se zakomeje muri wa mugambi wo gushaka kurimbagura abantu. Hari ikintu rero ikindi kintu nagaruka wenda cya Elimine yavuze, ingeso yo kuvuga ngo muzamvugira ibi. Biriya bintu birababaje kubona umuntu yarabaye mu bintu, ibintu akaba yarabibaye abizi neza, ari bimwe bavuga mu gifaransa ngo ni témoin oculaire, akaba adashobora kuvuga ati reka ibi bintu bivuge, kandi uwo muntu ari Burayi. Ntabwo nge numva ikintu uwo muntu aba yihishe, kuko icyo waba uri cyose, waba umuhutu waba umututsi, niba warahunze FPR utari kora nka ziriya ntore zijya kubyinira Kagame, ukaba warahunze kariya gatsiko, intego bafite ni ukukwica. Ikiza rero wagombye kuvuga ibintu wabayemo, nibitagira uwo wenda bifasha wundi, wowe nibura ububaye temwe bazagira ibyo bagutwara, ariko wavuze ibyo ugomba kuvuga. Kuko kuvugisha ukuri burya hari abantu bikiza, nuko wenda tutavuga ngo ni nko kujya kuvoma amazi ngo urayazana, ariko kuvugisha ukuri hari abantu bikiza. Impamvu uvuga ko hari abantu bikiza nuko hari ibintu, nuko tutabona changement tout de suite, ariko hari ibintu bigenda bihinduka kubera ukuntu abantu babona situation mu Rwanda. Ubu nababwira ko ari nka documentaire ubu ngubu bari guprojecta mu masare henshi mu Bubiligi, yakozwe n'umuntu w'umufrancophone, yerekana avuga ati imyaka 25 irashize muri Kongo abantu bicwa, ariko nta n'umuntu ushobora kuvuga ati nyabuna ibi bintu bigomba guhagarara. Iyo documentaire narayibonye, noneho n'akajurunari nayibonye isohotsemo,
hari umuntu twakundaga kugirana impaka ku kazi ndi kumusobanurira ikibazo, muha ako kajurunari, mubwira n'ahantu ashobora kujya kureba iyo filime. Yavuyeyo ari kumbwira ati bya bintu burya ibyo bambwiye byose barambeshye, ntabwo ariko byagenze. Mukumva ko kuvugisha ukuri, iyo uvugishije ukuri bigera igihe kukagaragara. Byagaze igihe amfata nk'umusazi, aturi kubeshya, ati wenda wanga kariya gatsi, wanga bari abantu bari ku butegetsi, nabwo ntabwo ari ukubanga, bari abantu n'abakrimineri, n'abicanyi. Byageze aho arabyibonera ubwe. Nakomereza wenda mvuga ku bandi bantu, nuko ndi wenda natarutse mu mbabarire, ariko navuga ku bandi bantu bishwe. Ubushize nababwiye burugumesitiri wa Gice witwaga Bangamwabo Charles, wishwe n'abasirikare ba FPR abafatanije na Mitsindo Fidel mwene Nsekarije. Hari undi mu burugumesitiri witwa Isaac, nawe yishwe n'uwo burugumesitiri na Mitsindo Fidel mwene Nsekarije, amwicana n'umuhungu witwaga Ruhigira. Abo bari abantu, umuhungu Ruhigira yari umusirikari, ariko urabuze abasirikari wa RCSM barabacyura arataha nk'abandi bose, barabafunga, barangije bajya kubica nijoro, barabesha ngo batorotse. Imirambo baje kuyibona nyuma vidama ahantu babiciye, nta bisobanuro byigeze bitangwa. Nyamara abo bantu imiryango yabo barabafunze ngo wari burugumesitiri ngo yarasahuye, Ruhigira ngo yarasahuye, ngo bari kwica ngo abatutsi muri 1994. Nyamara ntiyaranahari, ntiyarari aho hantu, ntiyari iwabo. Abo bantu ubwo FPR imitungo yabo barayifashe, barayitwara, bayiteza cyamunara. Ubwo amafaranga aho yagiye murahumva, ubwo yagiye muri bya bigega bya FPR. Hari byo bituma Kagame agenda afata ingendo buri munsi ari kuzerera agusha droite. Ikibazo rero bwana Innocent wavuze watangiye uvuga uti ipfundo ry'ubutabera. Nge ntekereza ko ipfundo ry'ubutabera, wenda turaza kugeraho, wenda turi gusoza, nukuvugisha ukuri. Nuvugisha ukuri, iryo pfundo ry'ubutabera baziritse, tugomba kurihambura. Ubwo butabera bugakora bwisanzuye, ubwo butabera bugakorera abanyarwanda bose, butitaye ku moko, butitaye ku karere, butitaye uko umuntu asa, bititaye wenda ku bitekerezo bya politike umuntu aba afite. Ikibabaje nuko hari abantu ubu ngubu, nabo tuzabavuga mu minsi iri imbere, tuvuge n'amazina, abantu, agatsiko k'abantu gasa nakishize hamwe. Ubushize hari madamu Marie Jeanne yaratubwiye ati hari abantu bakomokaga muri Ruhengeri na Gisenyi, bahigaga muri 1994, bakabafunga bakabica kubera bakomokaga aho hantu. Ikibazo rero nuko hari abantu babesha ngo bahunze FPR, bafite urwango rudasanzwe, banga abo bantu bo muri za Ruhengeri na za Gisenyi, bakaba bafite umugambi wo buri wabafite, ariko ntuza wabatashizemo, ntuza atari kuri mute, yashira kuri mute parce que ari intuza iri kugaruka. Donc icyo navuga nuko hari abantu babesha ngo bahunze FPR, none bakagera hano hanze bagatangira gukora exactement ibyo FPR ishaka, bakirirwa bahiga abantu bo muri bakomoka muri utwo turere. Iyi ntero yabo rero ikaba ari yo kugenda bavuga ngo aba bantu bagomba kudusobanurira ngo ibintu ngo byabaye ngo muri za 1994. None ugasanga abantu bipereze muri ibyo bintu byo kuvuga ngo uyu ni umukiga, ngo uyu ni umunyenduga. Nyamara ikibazo dufite, ikibazo kimpangayikisha, ni ukubona kariya gatsiko kirirwa kica abantu. Iyo urebye nk'ukuntu Kizito Mihigo yishwe, warangiza ukaza kuvuga ngo aba bantu ngo ariko ngo ikibazo ngo dufite ubu ngubu ngo n'abantu bakomoka hanaha, kandi abo bantu bakaba barakoze politiki muri haje amashaka menshi, bakanasigara mu Rwanda bagakorana na FPR, kugeza ubu bakaba batarigeze bavuga bati dore ikibazo twari dufite niki. Ubu ngubu bakaba bizanye ubu kubera bari kubona ko nta kintu bashobora kumarira abanyarwanda. Ikibazo twe twamaze kubona aho ikibazo kiri, abanyarwanda batangiye kuzana bagashyira hamwe bakavuga bati dore aba bantu banaha bararengana, kugira ngo biriya bintu tukirirwa tudenonsa biriya bintu bya gacaca. Abo bantu bagakora utugurupe ko to kujya kwirirwa batuka abantu. Ibyo bintu nabyo n'ibintu tuzadenonsa, kuko ibyo nabyo nko gushaka kudaha, no gushaka guha nka credit FPR kugira ngo komeze tsikamira abanyarwanda, kuko baturangaza bagatuma tudashira ingufu zacu hamwe.
wenda ibyo ni ibintu tuzavuga mu mbabare ndatandukiriye ntabwo ari romama yo kubivuga, ariko ibyo ni ibintu nabyo tuzigaho tukabivuga kugira ngo ubwo butabera nibuboneka buzakorere buri wese iryo pfundo ribe ipfundo rifashwe n'abanyarwanda bose, atari ipfundo cyangwa rikozwe na kariya gatsiko k'abicanyi kari i Kigali. Njye ntanemera ko bariya vrema ari abantu bayobora abanyarwanda, ahubwo ari bande de criminel birirwa bica abanyarwanda. Mu mbabare navuze byinshi bwari nose, ariko ubwo turakomeza dusangira ijambo. Murakoze. Nta kibazo rwose kwisazura tukavuga iki turi ku mutima tugamije kubaka abanyarwanda. Tugize amahirwe rero turi kumwe n'umusangiro ngendo wacu Honorable Brigitte, ari kumwe n'umushyitsi umunyarwanda watinyutse kuza kuvuga kuri Gacaca, nk'uko twahoze tubivuga tuti nimutinyuke muvuge ibyatubayeho kuko ntabwo ari amazimwe, ni ukuri kwatubayeho. None ubwo tugiye kumuha akanya asuhuze abadukurikiye, noneho anaduha ubutumwa ubuhamya afite kuri Gacaca. Sinzi niba byashoboka kuraho agapfukamunwa kugira ngo abanyarwanda murebe neza, kuko ndibwira ko ahari atapfa kwandura. Urakoze cyane. Wafata akanya. Muraho murakomeye. Nitwa Bugingo. Ndabibabwira buhoro buhoro nta kibazo. Natinyutse numvise guceceka no gutiza umurindi agatsiko gakomeza kwica abantu systematically, ntacyo kitayeho. Imyaka ikabibaye iyi ngiyi tubona isaga 28 nako 32 uhereye muri 90. Njye ndavuga ku kintu kimwe kuri Gacaca, ndabivuga ibintu bibiri. Nza kuvuga n'ikindi mbona kidakorwa kuri Gacaca nuko ijijisha cyangwa yagishijisha. Gacaca bita kubangamiye mu muco nyarwanda yatangiye, yari cyari ikintu cyiza, simbisubiramo mwese mwabivuzeho kenshi. Ariko noneho iyo mu Rwanda nka diocese ya Nyundo yatangiranye Gacaca nkirisitu, ku buryo byari kuba ibintu biba byiza bari muri synode. Noneho leta yari imaze igihe ifunga abantu ibita interahamwe impuzamugambi, haza iturufu ya kabiri, amaturufu agiye asimburana, haza iyo Gacaca. Gacaca yari ifite inyungu nziza, urebye igitekerezo cya Gacaca cyaba ari cyiza. Ariko uruhande rwa mbere ni ukuvuga ngo abafunze ni benshi, bagomba kubacira imanza byihuse, ku buryo bumvuga ngo merite y'abantu 150, abo nibo bavugaga bafunze. Abo Gacaca yabaciriye imanza mu gihe gito gishoboka. Nubwo igihe cyo kurenganya cyabaye gito, barenganya abantu byihuse, abafunga uwo bashaka. Icyo mvuga kuri Gacaca rero nuko yari ifite ibyiciro byinshi. Muri Gacaca nayigiyemo, ntago nayibwiwe. Yari ifite mu kagari runaka kubanza gutekereza nyirabayazana. Cyo kintu cya mbere batekerezaga nyirabayazana d'office, kwari ugutekereza umuntu waba yararangije segonderi, waraho usa nkaho yize, bagatamushyira mu cyiciro cya mbere cy'abateguye ruswandi za jenoside. Icyo gihe n'umuntu ushobora kugenda uzi kujya kumva bisanzwe, ugafatwa ugafungwa, umuntu agahaguruka akakubeshyera, ari bien programmé, ukarangiriza ufunzwe. Hari icyiciro aricyo cyane ari ndimo, nshaka gufatwa se nagiye uwo munsi. Hari icyiciro cy'abasore ngo bitwaraga gisirikare, bavuga bati interahamwe, abajideri bwari urubyiruko rwa MDR cyangwa abakombozi. Abantu rero bari abasore bagati imyaka 17 na 24. Abo ngabo ako kanya ntibashobora kubacika. Bati umuntu umwe itahaguruka ati se uyu musore kwa Kanaka Bugingo ntabwo yaba yaragize uruhare kuri za bariyeri. Kandi ubwo jewe ntambara baye ndi Kigali, ariko abantu nka batatu barabyemera bati twaramubonye,
bati yari inshuti ya kanaka y'umusore twa Claude, yari inshuti ya kanaka witwa Garishari, bati ubwo ngubwo nawe nta kuntu yaba atari kumwe nabo. C'est une supposition. Masenge wari waravuga ati rwose ntiyabagena, n'abandi bantu baravuga bati ntiyabagaho. Arareba nagiye ku ishuri, baravuga ati twe tukihorere, ariko ubundi iyo mpaba sinari kuhacika. Icyo n'ubuhamya bwanjye nkunda kuba pratique mu byo mvuga. Reka noneho mvuge uko Gacaca ishishije. Ikintu cyishe abanyarwanda gikomeye, natwe twari itingitingi, ukabatingitingi ukagera Kisangane, abantu bapfuye ku migezi bambuka, abantu bishwe n'ingabo za FPR inkotanyi muri Kongo, abo bantu ni benshi.